Angelique Ndayishimiye, Neva, igihugu cy'u Burundi muratunguwe. Isaha ya saa 9 z'ijoro mube maso. Petekeshezerederebo zomene ya zopai. Isaha ya saa 12 bishyira saa 1 saa 2 mube maso. Bintu byo gutarasa by'imitaraso mushake mu bigabanye n'amarigara mushaka mu bigabanye, kubera ko Uwiteka ahereye kwa mama perezida na perezida. Nta bwirinzi, nta mutaka, nta kintu na kimwe gihari kiri bubarokore, ntacyo. Uwiteka ridese iyo kurokora miliyoni 10 z'abarundi. Amaboko yiba, amaboko yica, amaboko anyaga, ayo yose data wa twese uri mu ijuru, Imana impe urutonde mu mwuka mu izina rya Yesu. Mbazaniye message cyangwa se ubutumwa, murantunga hombo uri hanze asengera uri mu gihugu, kuko mu gihugu bugiye kwira ari ku manywa kandi bugiye gucya butiyije, kandi hagiye kuba ibimena amatwi, hagiye kuba iby'amaso atari yarabonye, mugiye kuvuga iby'akanwa kanyu katari karavuze, mugiye kubona ibintu rwa rumenyetso rwaciye mu kirere rw'umuriro ruherutse kugaragara mu gihugu mu bihe byaheze. Mugiye kubona ya nyamugigima ibyayo byibonekeza mu gihugu cyiza cy'u Burundi. Aha rero Mugabe kubera ko ukinga agakingura, niwo mugiye kubona. Ibyabananiye mwese ni ugiye kubyikorera. Uyu ni kamanda, ni jeshi wa mageshi. Marayika yambwiye ngo ahereye kwa Evariste Ndayishimiye, General Major, uyu mugore we agiye kurira nk'agahinja Angelique Ndayishimiye mu marira. Petekeshezerederebo zomene ya zopaya. Marayika yambwiye ngo mbisubiyemo, ndabivuze ni kumanywa. Ntabwo Imana yisubiye, uhoraho ntiyakererewe. Ihereye kwa perezida, komedi zirashize, ibinyoma birashize, ibiturire birashize. Uwiteka ahereye kwa perezida uri mu gihugu, usenge kabiri, usengesha amavi afate hasi. Genda umuhanuzi, nta giturire, nta ruswa, jamais. Imana yaravuze, abahanuzi barahanura, bamwe mu nzozi, abandi mu ijwi, abandi mu ijambo. Turi mu gusoza amasengesho y'iminsi 90. Ubutumwa marayika yampaye iri joro. Petekeshezerederebo zomene ya zopaya uravebebayo kamene kuwa. Marayika yambwiye ngo reba umutwe w'igihugu, mbona Neva, mbona n'umugore we. Witeka arambwira ngo ntacyo ntakoze, ntako ntagize, ntacyo ntavuze, ariko bavuniye ibiti mu matwi, basuzugura Imana, bagabira Imana, bitwaje amoko, bitwaje umugambi, bitwaje abaturanyi, bitwaje amakungu. Uwiteka Nyiringabo Imana ngo atuhurumiye. Urugo rwagoswe, inzu yagoswe, ntabwo muvamo, ntabwo muhasohoka. Yesu Kristo mwana w'Imana, ibi ndi kukubwira byitege, ni biri busohore ubonyene, ntabwo ari muri nza. Oya, nza izabe muri abo bo kwanza.
simba muri nzara. Kandi uko niko kuri, uko niko kuri. Hano mugiye kubona, hano mugiye kwakira urugo rwo kwa Neva, inzu ya Neva. Uve ku mupapa ku mumama, ifuru ukageza ku muhererezi. Nukuri hari ibintu mugiye gusobanura mudafitiye inyishu. Mwahawe itarano yitwa Uburundi, mugiye kuyisubiza Yesu. Kandi ndahamya neza iyi tarano mwarayitabye murayibika. Yego, iyi tarano yitwa Uburundi mwayidandaje binyuranyije n'amategeko, mwayikoresheje kote leta y'amategeko. Ntabwo nigishiriza mu migani, Yesu yigishirije mu migani, ariko ndavuga ibyo uza kumva, kuko Uwiteka yambwiye ngo mvuge. Vuga mu izina rya Yesu, vuga mu izina rya Yesu. Umuriro watse kandi nta muntu uri buwuzimye, intambara yahagurutse kandi nta muntu uri buyihagarike, intambara yateye kandi nta muntu uri buyihagarike. Kandi mutewe mutiteguye, mutewe mutunguwe. Nkuko umusumaza niko Yesu aje. Petekeshezerederedebo zomene ya zopaya. Soko yarahiye muri cecekera. Bujumbura ngo ntibumva, mwimurira byose Gitega. Gitega mwayikururiye akarambaraye, Gitega mwarayikwegeye. Ntabwo Imana igeze itoranya Gitega nk'umurwa mukuru w'u Burundi. Oya, ubwoba bwabajyanye hariya no kugira ngo mwubake ibintu, ngo igihugu kirapanze. Ibyo mwapanze ni uburofa, ibyo mwapanze mwabipanze nabi. Yesu niwe wari kubanzamo hasi, akaba n'uwanyuma. Mugabo mwebwe mwapanze inyungu zanyu n'abanyu. Ego, n'abanyu nabwo bakeya. Yaba abahutu bose bo mu Burundi mwararose, nibura hagasonza abatutsi gusa. Yaba n'abatutsi bararose, hagasonza abahutu gusa. Mugabo ngizi intambara, ngaya makuba, ngaya mage, onodejes. Umukama, umwami Yesu arimanukiye. Igihugu yarakibahaye, mugihindura ninde, mugikinamo ninde. Ibyo abaminisitiri bavuga uyu munsi sibyo ejo basubiramo. Ibyo perezida avuze, perezida aravuga ngo afashe ibisuma ntiyabyirukana. Perezida akavuga ngo yafashe ngo ibisambo, ngo nabo yazana ngo nabo ngo ni ibisambo, ngo bitwo ngo ni mubihorere. Nta ngingo wafata. Bene igihugu baburara babwirirwa bashonje. Isaha ya 9 y'ijoro mube maso. Saha ya 12 saa moya mube maso. Koko muratunguwe. Ibimenyetso Uhoraho yavuze, bimwe byarasohoye ibindi ntibirasohoka. Mugabo isaha ku isaha mushobora kubona hibonekeje ibintu mutiziga, ibintu mutakekaga, ibintu mutari muzi, mukabona biribonekeje, biridumbukije. Kubera ko ntimuzi ibintu data agiye gukoresha, ntimuzi ibintu umwami Yesu agiye gukoresha. Ariko kurokora miliyoni 10 z'abarundi nakwambiye, ntabwo Neva sindisiri ko yemera ko ari Imana ije kumukura. Ntabyo aza kwemera. Reverend kuri yo nuko, n'abandi banywanyi nuko. Murabyita ko ari ingufu z'igisirikare naka, finance y'abandi bantu naka, support ivuye ibunaka. Mugabo ntabwo muri bubyizere. Ko mutabyizera rero harashya, mugiye kubona iby'amaso yanyu atigeze abona.
yego. Ubwo rero ndi kubwira abarundi ngo hagarara aho uri ugabe, nimusenge, nimuboroge, nimurire, kubera ko iby'Imana yavuze irabishoboje, kandi ntabwo muri bumenye uburyo bikozwe nuko bigenze. Mugabo usenga warabimenye, uri mu mavuta, mu bagore bagiye kubabazwa, mu bagore bafite ikibazo gikomeye cyane, mu bapfasoni b'abaperezida, amarira ari kubunga mu maso. Angelique Ndayishimiye arimo rwose, waraguze inzahabu, uranezerwa, urishima, urasina n'ibindi, unashimishwa nuko tukuvuga ngo mu itangazamakuru niho unezerwa cyane, ngo nizaguha igikombe, nta gikombe gisigaye uzahabwa na ONU. Butumwa nkuzaniye n'ubwawe, wababaje Imana. Biravuga ngo umupfasoni mwiza, umugore mwiza asengera urugo rwe n'umugabo we, bikarokora umugabo w'amasengesho meza y'umugore, ajya akiza umugabo we kandi agakiza n'igihugu. Mugabo rero mu bantu baririmba bitabarimo, bagasenga bitabarimo, ariko ngira ngo n'amahera menshi nawe we urimo. Mu bapfasoni babaye abagore b'abaperezida mu gihugu cy'u Burundi, iherezo ryawe ntabwo ribaye ryiza, ntabwo wigeze wumvira Imana, kandi Imana yo yarakumviye, kandi ntacyo uzireguza, kuko Imana yo yarakumviye, wowe ntiwayumvira. Uhoraho yaguhaye amahera, uhoraho aguha igihugu, aguha kuba umwamikazi. Muka Evariste Ndayishimiye, mugabo byarakujabutse cyangwa se biragucanga, ntiwamenya abene gihugu mubabaro n'agahinda bafite, ngo ufashe umugabo wawe cyangwa se ugire inyunganizi wamuha. Byaragoranye, birayangana. Uhora wadutabara. No kuvuga rero, hari umwe witwa Ezeberi, nibyo Ezeberi, umugore wa Ahabu. Ni ukuvuga Ahabu, umwami witwa Ahabu ni Umuyahudi, noneho hazana umugore w'umunyamahanga. Umugore w'umunyamahanga azanana n'ibigirwamana by'iwabo, arabisenga, afata abakoraga mu rusengero, abigishaga mu rusengero, abahanuraga, basengaga, bose bakura mu rusengero, batambagayo ibitambo bakoreraga Imana rurema, bahinduka abajya gutambira Bayali na Dagoni mu mana ze z'Abafilisitiya. Abaha imiceri, abaha inyama, abaha amahera, baramusenga, baramwemera, baramwubaha. Mugabo icyaje kuranya, yakururiye Ahabu Umuyahudi kurimbuka, ndetse Imana ishyiraho perezida w'inzibacyuho, atsemba umuryango wa Ahabu wose, abantu bagera muri 400, Imana irabarimbura nk'uko umuhanuzi Eliya yategetse. Mbabazwa nuko uyu mumama yumvise ubutumwa butari n'ubwanjye n'ubw'abandi, ariko ntabwo yigeze akura inkota mu nyama, cyangwa ngo asubize inkota mu rwubati, noneho agamburuke afate diregisiyo nziza yo kurokora igihugu n'umugabo we n'abene gihugu. Ni itegeko Imana iguherereka kuvuga ngo amasengesho y'umugore arokora igihugu, cyangwa se arokora umugabo we cyangwa urugo rwe. Mugabo Imana yo yagukamiye ameza, ugura amashakoshi akoze mu nzahabu, imikondo n'amamashine, ugura ibirato byiza bifite indumane zikoze muri zahabu, wambarira miliyari irenze imwe, uba mu buzima ushaka, kereka icyo udashaka. Mugabo Imana yari yaguhezagiye. Hano rero Imana kukije guhigura na Muka Evariste Ndayishimiye we nawe ni ngombwa nyine. Ntabwo Muka Ndayishimiye ari Umufilisitiya, ni Umurundi wategerezwaga kuba ari Umurundi kazi uri imbere
Imana inyuzamo ijisho ireba abagore bose b'Abarundi, ubundi ikarinyuza muri Ndayishimiye ireba abagabo bose b'Abarundi. Reka mbanze sengera ubu butumwa nk'ubu buba bushaririye. Hari igihe abantu Yesu atagufashije biragoye. Mwami Yesu, akanwa kanjye gaceceke, amatwi n'amaso y'ibyanjye bibure, wowe ugaragare. Presence ni yawe nyagora ku ngoma. Dutangiye tunashoje, uduhere ubuntu mu izina ry'Umunyanazareti, amen. Uyu mupfasoni rero muka perezida na perezida, Imana nimwinyuzamo ukuboko ko kugaburira abenegihugu, nimwinyuzamo amatwi yo kugira ngo abenegihugu bumve Imana cyangwa se bayigabire. Mugabe ikinyoma cyafashe indi ntera. CNDD-FDD mwashyizeho amasezerano. Iyo mihimbiri irasara, iyo mihimbiri irasara, abanza barindire iyo myaka 500 ngo niyindi 500. Iyo mihimbiri irasara, iyo mihimbiri irasara, iyo mihimbiri irasara, abanza barindire iyo myaka 500 ngo niyindi 500. Iyo mihimbiri irasara. Niba muri abakristo mukaba mukijijwe, ariko muri Kristo hakabamo ibi bintu, ibi mukaririmba uku mukanasenga kuri ibyo bintu. Imihimbiri ni abakongomani, ni abanyarwanda, ni abarundi bene wanyu. Nimusubira inyuma ngo mukunda igihugu. Ni imikate, ntago mukunda igihugu, mukunda imikate kibaha. Ni imitsima mugikuramo, ntago mugikunda. Kuko mugikunda ntabwo bavuga ngo aba bantu bose ngo ni imihimbiri isara muzatwara imyaka 500 mukiyongeza indi 500. Kuko Abarundi bamuka ku mugabo n'umugore umwe. Ntabwo Imana yazanye Abarundi 1000 ngo ibatere mu gihugu. Bagiye babyara bororoka muragwira mu bihanga, mu barepublika, n'u Rwanda rubaboneraho ubwigenge. None kubera icyo uyu munsi wa none Abarundi muri mu kigeragezo cy'amakungu, mukaba mu kigeragezo cyo mu gihugu, mukaba no mu kigeragezo cyanyu ubwanyu musubiranamo, habura iki? Imana rero ihereye kwa perezida. Ntabwo wowe madamu perezida nawe ugiye kurira nk'agahinja, urababara kandi urababazwa. Kuko Imana ntijya ruswa, ntijya ibiturire. Kandi iyi gihugu nk'ubu uyu mumama bamuje ngo ajejwe ibitoro. Mugabe ibitoro birinjira, byagera i Bujumbura bagahamagarana, imbonera kuri kabwira indi, imbonera kuri kabwira indi, indongozi kabwira indi, umutegetsi akabwira undi, bakakigabangana. Bamara gikeya gisigaye bakagishyira mu masitasiyo amwe namwe kugira ngo abene gihugu badakoma induru. Ntibagishyizemo, nimugishyizemo ko mubakunze, ngo nukwanga kw'amakungu ari bubibona. None uyu mupfasoni ko ari ukijijwe, ninde muntu mukoma mu nkokora ngo igitoro kibure? Kandi uba wabisengeye murishikira muri Tanzania, ahantu hariho hose murabishikira, bipfira he, bigenda bite, habura iki, bigorana bite kugira ngo umuntu ayobegwe iyava n'iyajya. Ngira ngo rero nakamaramaza nagakura. Niyo mpamvu Uwiteka Nyiringabo Imana ahereye kwa perezida Evariste Ndayishimiye n'abanywanyi be, igihugu arakibatse nk'uko inkukuma igiroba igafata idahusha, uko niko Uwiteka abatse Uburundi. Bwose bayi Uburundi uhoraho yabubatse, kandi uko niko kuri. Ntabwo ari kera sindi guhanura iby'akazoza. Umuntu uri hanze y'igihugu akaba afite famiriye mu Burundi, abari mu gihugu nimwe mufite akaga cyane. Abari hanze bo basanzwe bari hanze, mugaba bari hanze musengera bari mu gihugu. Imana ihereye kwa perezida.
amarira, agahinda, ingorane, Uwiteka ahereye kwa perezida Evariste Ndayishimiye. Komedi zirashize, ubusuma buraheze, amanyanga araheze, petekeshezerederebo. Uwiteka ahereye kwa perezida. Reka mpesha abantu umugisha mu ntunge ngaruke mu kanya. Imbaza Yesu arakiza, Yesu arakiza, imbaza Yesu arakiza, Yesu arakiza, imbaza Yesu aragukiza, Yesu numukiza, imbaza Yesu arakiza, Yesu arakiza, 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 imbaza Yesu arakiza, Yesu numukiza, imbaza Yesu arakiza, Yesu arakiza. Haleluya. Bakozi b'Imana, ngira ngo dushigajemo umunsi umwe w'ejo n'uw'ejo bundi tugasoza amasengesho y'amezi 3 twari turimo. Ariko nkiraho message y'abantu b'Imana, aba bapotere, aba ba bishop, aba ba reverend pastor, aba bahanuzi, aba bavuga butumwa, message yanyu mu masengesho y'amezi 3. Bibiliya iravuga ngo umugaragu ntaruta shebuja. Iyi ni message yanyu ngomba kubaha. Umugaragu ntaruta shebuja. Ngo ariko mwebwe sinkibita abagaragu ahubwo muri inshuti zanjye. Nimbivuga uko uragira ngo mvuze ibyiza. Oya. Ahubwo ni mu buryo bumwe n'ubundi ushobora kumvamo ikintu. Mwuka w'Imana yambwiye ngo mbabarire ngo kwishyira hejuru ntibyemewe mu murimo w'Imana, sibyo. Hano hari abantu mumbabarire mumbwire, Yesu uwarindaya bahuriye ku mugezi barayaga babishuti aramurokora. Yesu umuntu watuye urukuta ubwo ni amahera 5 cyangwa amafaranga 5, Yesu yaramushimiye mu ikoraniro. Yesu agakiza ke kavaga ku mworo kakagera ku mugwizatunga. Yesu umuntu wese yamukozagaho intoki, ari uwize utarize, ukomeye udakomeye, ibyo bintu bigashoboka muri Kristo Yesu. Yesu yicishije bugufi kugeza ubwo atigeze atora amayisikoti ku rwego rw'uko wamushakaga. Ntabwo yigeze avuga ngo ushyizeho kontabure munyuraho, sekreteri munyuraho, ushinzwe protokole y'uburinzi. Oya, Yesu Kristo wabahamagaye akabatoranya. Buno rero abashumba bafite icyubahiro kiruta cya Yesu, nubwo ntari budome ku izina ngo naka, ariko murabaza aba bashumba baba bishop n'aba reverend pastor n'aba pastor, ujya kumurondera cyangwa kumushakisha cyangwa se kugira ngo umusabe service kugira ngo agusengere, ukanyura mu badiyakoni, ukanyura mu baprotokole, ukanyura mu mayisikoti, hose uri kwandika kuzabona umukozi w'Imana bikagutwara nibura ukwezi 2, 3, 4, 5. Imana itubabarire. Ubundi ntabwo uko ari ugukorera Imana, no gukorera icyo nakita satani mu buryo tutazi. Mu busanzwe service z'Imana nizo zakabaye zegera abantu b'Imana kuruta service z'isi. Uhiga minister ngo gukemurira ikibazo, hari n'abarara bamurose umunsi umwe, ukarara umurose kwere. Kandi igihugu ni kinini. Namwe murebe minister w'intebe cyangwa se ministeri w'uburimyi n'ubworozi cyangwa ministeri w'inganda n'ubutwererane cyangwa n'ubukerarugendo cyangwa n'ibindi n'inganda, ushobora kumuhiga ukamurondera ukamubona. Mugabo inkuru ibabaje nuko umukozi w'Imana, reka mbyita kuko abaye umwana w'Imana yakita kuri barumuna be cyangwa bakuru be cyangwa bashiki be cyangwa bavandimwe be, haba abakozi b'Imana bose nuko nyine kubashaka ni nko gushaka imizi y'urutare.
ntushobora kugenda rendi urwaje abadayimoni ugende ku wa mbere usengerwe ku wa mbere, bagukubita ibitaro ukaba utegerereje aho, ukazategereza igihe azazira akakwakira. Mu by'ukuri kuri telefone ndabyemera ushobora kubura umuntu rwose, kuri telefone ushobora kubura umuntu kuko harimo na benshi badasengera abantu kuri telefone. Mugabo ikintu kibabaje kandi gitangaje ni uko no ku ma ofisi yabo ushobora gutonda ugatonda. Njya mpamagarwa n'abantu, nkabwirwa n'abantu, nkabona abantu benshi bidodomba ngo bagiye kurondeza pasitoro, ntibazi iriva n'irirenga, ntibazi igipfa n'igikira. None ubwo turi gukorera Imana cyangwa turi gukorera abantu? Si juwe, ariko ni akamaramaza, ni agakura. Mu busanzwe ngarutse nanone, bantu b'Imana muri kujya mu ijuru, umugore witwa Mwuka Wera twahawe, uyu mufasha w'isezerano witwa Mwemu Yera, mu byo wigengesera, mu bukunda, mu bugomba kugamburukira, mu bugomba kugendana nawe, uyu mufasha mutagatifu mwubahe, umwubahirize, ibintu byawe bizacamo. Mugabo ukamupinga cyangwa ukabirwanya cyangwa ntubyumve, kazi yake shira mutu na gikapu cyake. Uyu ni utunihira iminiho kwa data. Nge ntaho nzi, sinajyayo, donc ntabwo shobora kugenda n'amaguru ngo ngereyo, sinatega indege ngo ngezeyo, sinatega ubwato ngo ngezeyo, sinatega imodoka ngo ngezeyo. Mugabo abantu bakirengagiza Mwuka Wera cyangwa se Mwemu Yera cyangwa se Roho Mutagatifu ku Bakatolika cyangwa se imbaraga ya Mwuka ku Badivantiste. Noneho ku Bapentekoste ni Mwuka Wera. Uko wamufata kose yego ibyo ntacyo bitwaye, ariko se uramwemera? Ese uramwizera? Numara kumwemeraho umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwa ubwo buntu wahawe nawe. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Ni ukuvuga ngo nihuse, umuntu w'Imana ugiye mu ijuru, karangamuntu akwiye kuba afite rwose, utazihenda, utazibeshya, ukwiye kuba ufite nibura inzozi, ukwiye kuba werekwa, ukwiye kuba uri umuvugishwa, ukwiye kuba nibura wumva nijoro. Naho Imana usenga itavuga ari nyamurage, Imana ukurikiye nta maso ufite y'umwuka, Imana ukurikiye cyangwa Yesu ugeze ikirenge mu cye nta matwi y'umwuka, uhoraho ukurikiye utazi ngo wakoze neza, utazi ngo wakoze nabi, byose ari padiri ubigushimira, byose ari pasiteri ubigushimira. Uzatangara nugera imbere ugasanga yarayobye, nawe ukaba wagize gute? Warayobye. Yesu yasatuye umwenda aravuga ngo umuntu wese ahawe kwiyinjirirayo. Wari ukingirije ahera uratabuka, nuko mpabwa kwinjira, nawe uhabwa kwinjira. Nzohereza umwuka, abazemera azababatiza mu izina rya Data na Mwana n'Umwuka Wera. Niwe Mwuka Wera uzemeza ab'isi iby'icyaha. Ubu tuvugana imirimo ya Mwuka Wera abantu nibayemera. Muri eglise abantu ntibemera Mwuka Wera, ama eglise amwe namwe yatangiye yemera Mwuka Wera, ubu ntibigishoboka. Reka mbabwize ukuri, iyo itara rizimye abantu bararindagira. Abisiraheli bayobowe n'inkingi y'igicu, bakayoborwa n'inkingi y'umuriro. Yego ni Mwuka Wera w'iki gihe. Niba bariya barayobowe n'umuriro, ahandi bakayoborwa n'igicu, marayika wabajyaga imbere akajya yigabanyamo muri iyo sanse kugira ngo bayoboke bagere i Kanani. Mugabo mwebwe mukaba mutemera Mwuka Wera, muzajya mu ijuru ryande? Muratwagwa nande? Muragenda hehe? Kwa Abisiraheli se batanze kuyoborwa n'igicu ngo bavuge bati turabasiyase zimeni, tuzasoma ikarita y'isi, tushyireho
turebe mapu, niturangiza dushyireho jomeri cyangwa se kamera, tumenye aka kantu karanga amerekezo ndakibagiwe, nurangiza kakuyobore, noneho umenye iyo uri kuva n'iyo uri kujya. Yenda iterambere tekinoloji yari itaraza. Mugabo ko Mwuka Wera se atahagurukanye nabo ngo babwire ngo muzagende tuduru mudatambitse, cyangwa muzatambike, cyangwa mumanuke, cyangwa muduge, ko atabagurukije se ngo abatware mu ndege mu muyaga bose ngo bisange i Kanani. Bagenze ugw'amaguru, natwe turi kugenda ugw'amaguru ndetse mu mwuka. Abantu rero batemera Mwuka Wera, abantu badakunda Mwuka Wera, abantu batizera imirimo ya Mwuka Wera, nibimaze igihe mpanura umwuka Imana mpaye, ntushobora kubyemera ko bigiye gusohora, ntunabyumva, birakugoye. Mugabo ahandi byarasohoye, naho nzaba naho uzaba ni ubuhanuzi bwahavuze. Nabaye i Bujumbura 2015, umwaka 2015 ugeze batera kudeta, biyamiriza ikiringo cya Pierre Nkurunziza, mpura n'amageragezwa menshi cyane iyo ntagira Mwuka Wera. Ahawe ntihaba haki ibukwa nuko Imana yahakubereye, ibyo uvuga ntubukibi ivuga, uba wararuciye ukarumira, ibyishingikirizo bireke, ibyo uhanze amaso bikurweho, hari Imana itabara ugatabarwa ukanyurwa, kandi niyiciye inzira. Barantoteje barambabaza, nahura n'abadede bakambabaza, nahura n'abari ku butegetsi nyine uyu mugambwe CNDD-FDD kambabaza, nahura n'abatutsi nabo bakambabaza, mba hagati nk'ururimi. Rimwe mbonera kure zirafata zirambwira ngo mugabo ngo none ngo nkawe munyarwanda 2015 mu kumunani, ngo none ukora iki ngaha ko abarundi bahungiye iwanyu, nawe we kweri ukaba utarahunze, cyangwa ngo usubire n'iwanyu, upfira ngaha kuzihe mpamvu? Nti ndi umuvugabutumwa, Imana yantumye mu gihugu cy'u Burundi, ndikozenguruka intara zose nzisengera, Imana yarambwiye ngo nze guhagarika intambara, arantwenga arambwira atari ko gusara no gushishikara. None ngaha wowe wakirofa we, wamuhimbiri we. Aha nyene twebwe perezida arasenga, twebwe igihugu cyose kirasenga, mwebwe nkotanyi z'abicanyi b'abagome, aha nyine ni mwebwe mugiye kutubwiriza no kudusenga. Niwe Imana itanga uko ishaka, itegeka uko igomba. Je ndaha ntabwo nzahunga, nzaguma hano kubwivuga butumwa ngo yego kwere. Ngo ariko rero ngo menya ngo no mu barokore ngo habamo ibijuju, ngo ikijuju cya mbere gihagarariye ibindi. Kugeza ubwo bambaza ngo none abarundi bahunga ni ibirofa, ni ibigugu, we kuki udahunga, we kuki udataha iwanyu? Na jewe nakiyiriza ubusa ngo nahi Imana ikambwira ngo gumaho nyene ntuhave. Navuga inti Mwami Yesu, je rwose mbabarira, ndangije intara 7 izisigaye, ugira undi uhagurutsa, rwose barara barasa bakirirwa barasa, kandi umunyarwanda hano si cyoroshye, baramuhiga bukware. Imana ikambwira ngo none arije nawe urinda uwundi ninde? Wega no mu Rwanda hajya wahapfira. Nkaca tsindwa nkihana, bugaca mu gitondo nkadoga imisozi, nkamanuka indi n'ibiyaya. Mwami Yesu, Data, Mwuka Wera, Yesu, mbwira abantu, mbwira ivu, mbwira igiti, mbwira ibarabara, wabarabara we ntihazagire abicanyi uhinzira, wamazi we ntugome kugotomera amaraso y'abarundi. Ubwo ngeze ku kiyaga cya Tanganyika, yewe mwamatuwareti mwiyo mu Burundi ntakagira abantu babatsindagiramo, inyamaswa zo mu Burundi ntimwari mu kurya abantu mujye inyamaswa. Mba mu masengesho, uwo duhuye wese akambwira ngo yego kweri, ngo none ngugira umugore ni hoya, nti ndo umusore, ngo uri kijuju cya mbere, ngo aha ugiye kwicwa n'abarundi, ngo kandi bazakwica, ngo nubwo nkubabariye, ngo nubwo ngewe nkuretse, ngo ariko abandi bo ntibari bukuharire vraiment, ngo yasha, ngo yego kweri, ngo ikiziga cyawe ngo nyine
bazakibona ngo umubyimba bazawutora hana bakambarira ibyo nyine ngo ugenda ngo mugabo ngo aho uzagwa naho imbere ngo ujye nkugiriye inama ngo urigire iwanyu mutama nubwo muri abicanye mwebwe ngo hari amahoro ngo Imana nyine ngo yariye ruswa ngo ikireka Kagame arabarongora ngo kandi ari umwicanyi ngo mugabo ngaha ngwashe ngo naho byayangaye ibyo tujuru nkiyinjira mu ibisi ndi gusenga ntimwami Yesu ni ukuri bariyeri zose turi buceho aho turi bunyura aho turi buhagarare umvuganire nda ambasaderi wawe muri iki gihugu ntabwo ambasaderi yicwa uko nyene mvuga izina ryawe hano sinaje kudandaza sinaje kurondeza ibi nibi nubwo nahabona injya n'imyambaro n'ibindi mugabe icyamagurukije nicyo kiri imbere mu mutima wanjye ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo ntagira mwuka wera nari kuhava, nagera mu batutsi bati iyi ni interahamwe, ubwo ni abatanzi yenda akarorero uwa ku Musaga ugiye mu Ngagara cyangwa n'ahandi, ati iyi ni interahamwe yaje gufasha Nkurunziza kuhonya abatutsi bo ngaha, mwitonde nanababwiriza ntimubyumve, shitani nagasubira inyuma akigisha. Ubwo bari kongorera bari kubwirana, bamwe umwuka akabinyereka abandi akabarondora, abandi ngakubwira ibintu uri kwiyumvira ibi mu mitima wawe, ntimugabe ibyo uri kwiyumvira mu mutima wawe sibyo, hamwe nkerekwa ahandi nkabibona, nti dore urimo urahamagara imbonera kure, bamwe nkababwira ibyo. Biragenda bibagaterera nzamba 2016 2015, ubwo urumva ndi mu 8, twinjira 2016 twinjira 2017, urugamba ari urugamba. Nagera muri baba Hutu nabo bati uyu ni umututsi Kagame yohereje kuza kwigisha abandi batutsi bo ngaha, uri igikinani. Jewe icyo kintu narakirenze, nta bwoko ngira ndi umukristo. Ati inkotanyi turazizi nuko mwinjira nyine, ati uri umukirisi, ati ubwo uraje uhenda abarundi, atashe ambasaderi wanyu twamuhakije kweri, ati wamenye ibyabaye muri fira, ati twamuhakije, ati mutama nkugiriye inama, urahamagara shobuja wagutumye umubwire ngo ejo tuzakujya brushete, ati ubundi tuzajya i Kigali kubamisura. Noneho rero uyu munsi turi mu rugendo rudusaba amaso, turi mu rugendo rwo kujya mu ijuru rudusaba amatwi, turi mu rugendo rwo kujya mu ijuru rudusaba akanwa, turi mu rugendo rwo kujya mu ijuru rudusaba ubwenge, turi mu rugendo rwo kujya mu ijuru rudusaba ibintu byinshi byangombwa byose. Ofete umusirikare wa Kristo cyangwa se igisonga cya Kristo mu by'ubu buzima, mu byo kwizera no mu by'ubu bugingo, agomba kuba, niba uri umusirikare, ngira ngo umusirikare wa Yesu akwiye kuba yujuje intwaro zose, kuko na Bibiliya ngo umutware intwaro zose z'Imana. Intwaro zose, harimo n'abatazizi, intwaro zose z'Imana. Mu busanzwe niba ndi umusirikare usabwe kurwanira mu kirere, nkwiye kuba afite umutaka, indege n'ibindi bintu biri bufashe kurwanira mu kirere. Niba ndi umusirikare wa Yesu urwanira ku butaka, nkwiye kuba mfite icyo nakita indake nziza n'ibikoresho byo ku butaka bikwiye, ndetse birimo imbunda zikoreshwa n'amakamera n'amajomeri, birimo buri kimwe cyose kugira ngo rwa rugamba rwo ku butaka duhanganyemo n'umwanzi tururwane neza. Niba ari mu mazi, nkwiye kuba ufise impuzu zinjyana mu mazi hasi nkajya kurwana, kuko igisirikare cy'umwuka n'icy'umubiri bijya gusa, nuko bidakora kumwe, ariko hari naho bikora kimwe. Ariko Paulo yaravuze ngo ni intambara yo mu mwuka, ngo ni intambara nk'izindi zose. Ngira ngo rero hariho kwihenda, Yesu akagutuma ariko ukajyana ibikoresho bike, ukajyana intwaro nkeya, waba uri kurwana komba y'igipfusi ku kindi ntumenye uko urwana, waba uri kurasa ibiri kure ntumenye uko birasa. Niyo mpamvu ubona
harimo ukubwira uri muri Amerika ngo uzaze muri Afurika nkusengere, kandi muri Amerika Yesu ariho ari no muri Afurika Yesu ariho ari. None se ni twebwe twasigaye inyuma mu ikoranabuhanga? Nkwiye kugusengera aho waba uherereye hose, aho naba mperereye hose nanjye ukasengera. Kumva umuntu ngo ufite igiterane ibunaka, oya. Ikoranabuhanga nimukunde guterana kwera niba uzanywe n'amateraniro ku mpamvu z'uko yakunze sava. Mugabo niba ibintu isi ishobora kubikurikirana ikabimenya igahuza abari kure n'abari hafi mukagirana ibikorwa kandi byiza, ntabwo twe mu mwuka ari twebwe twashigajwe inyuma n'amajyambere, ni twe yabanjirijemo, ni natwe tuzayaheruka. Kuko Yesu niwe muhinga w'abahinga, munyabwenge w'abanyabwenge. Ntabwo abasiyasi zimeni baturi imbere, ntabwo isi turi imbere, ntabwo n'umubiri turi imbere, nta nubwo shitani turi imbere. Ibyo byose yarabinesheje. Niba yarabinesheje ku bwanjye, yabinesheje ku bwawe. Tugomba gutsinda mu izina ry'uwatsinze. Mungu wasifiwe. Gutsinda kwacu rero Yesu yaratsinze, twebwe ni intambwe imwe dutera, ni ukwemera, ni ukwizera. Ngira ngo rero niba wowe urwaye ukaba uvuga uti ndarwaye, uru rusengero rw'Imana. Yesu ugeze yinjira mu rusengero arakubita abadandarizamo n'abacururizamo. Emanga Kristo uvuge ngo njyewe ndi umurimo w'intoki zawe, ndi ibumba ryawe, ndi urusengero rwawe. Ni gute shitani itura muri jyewe? Fondasiyo ni Yesu, igisenge ni Kristo, pavoma ni Kristo. None ngo dayimoni yakwaritsemo ntushobora kuyisimba, ntushobora kuyicika, yarabushye nk'igitangurirwa, ntushobora gusohoka. Ibyo ni uburiganya bwa Satani. Ntabwo shitani kwiye kukubamo ngo nuko urwaye, ngo abaganga baraguhakaniye, ngo n'abazungu barananiwe, abapfumu n'abarozi barananiwe. None se ni Yesu wananiwe? Abo bo nyine na Bibiliya ibategeka kunanirwa no gutsindwa. No kometi na Bibiliya abo ibategeka gutsindwa no kunanirwa. Ni ukuvuga ngo niba rero uri urusengero rw'Imana, uri inzu y'Imana, hari ibintu bidakwiye kuba muri wowe. Yesu azana inkoni ikitavuga Imana, ikitemera Imana. Bahonete, wifungure, wihambure, uvuga uti Yesu zana ubuhiri. Niba ari n'umwana undi mutakwemera, kubitana, kubita utababarira. Niba ari n'ibyo ndarikira, ari ibyo nkunda ariko bitari mu mahame yawe, ibyo byose uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa, nkabona uko ngukorera. Urandinde Mwami Yesu, ntunganyirize imigambi, niba naniwe urugendo, uzanyibutsa urukundo. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, ukazahozwa ibyo byose kuko wabimenyesheje. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, ukazahozwa ibyo byose. Ugeze iwanjye mw'ijuru, sinahora mbaririza iby'urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira Mwami. Umurimo wanjye nuwo, nugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyeshe. Umurimo wawe nuwo, nugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyeshe. Urandinde Mwami Yesu, ntunganyirize imigambi. Imana igutunganyiriza imigambi. Narindi kuvuga abakurikiye Umwami Yesu twageze ikirenge muke, tumukurikire. Hama b'abakozi b'Imana bafite umwuka wo kwishyira hejuru, kwiburisha ngo ni akazi kenshi, ngo ni abakristo benshi. Yesu yahagije abantu 7,000, arabakira bose arabishobora.
ubundi yakira ibihumbi 70, arabakira bose arabashobora. Aho nimwe ibisarurwa n'ibyinshi, abasaruzi ni bake, muri kwima abantu audience, muri kubima umwanya, muri mu murimo w'Imana. Umuntu araza yaparitse agahita abona umwanya, igihe aziye mukamwakira, yaza ari minisitiri, igihe aziye akabaronka. Mugabo umworo uvuye Nyanzarake, umworo uvuye ku Gisenyi cyangwa se ku Gikongoro, umworo uvuye Ingozi cyangwa mu Kirundo, ako nabari ntiyababona. Muri busy, abantu bari busy, abantu bari busy, abantu bari, ari umuntu waririmbye ngo abantu bari busy. Menya ari biva muri uyu mwuga. Rero ni ibara nakamaramaza. Niba ari uko Yesu umuhamagaro yabahamagaye, ntago mwagumye uko mwahamagawe. Kandi security n'ijuru riyigira, naho gupfa huzopfa, warindwa utarindwa, n'abaperezida barapfa. Simpamya rero ko pasiteri abakristo bashaka kumubura, wari busy ngo ari kwicungira umutekano, ngo ibintu agomba kubipanika bigira hejuru. Ubundi amatitire niyo yabishe. Ubundi Yesu ko bati, Yesu mwumva ukuntu mwayobye. Yesu bigeze bamubwira ngo uri mwiza, abakubita igikuta arababwira ngo umwiza ni data. Barongera bamuha bya byubahiro mwe babaha mukagira ngo ni Imana ibibahaye. Baramubwira ngo mwigisha, hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonyeje. Aravuga ngo hahirwa umva ijambo ry'Imana, ariko yavuze data. Yumva ijambo rya data akaryitaho. Barongera baramubwira bati so na nyoko bari hanze bakubuza. Arababwira ngo bene data nabo duhuje ukwizera. None rero weho ubutunzi bwose ubwubakisha famiye yawe, inzu y'Imana wapi akunabari, mu murimo ubamo, mu gikorwa ukora, mu byo wizera, mu byo wemera kunabari. Iyo ugiye kubiba ntumenye umurimo ubibamo, ntumenye imbuto ubiba, ntumenye uzi bibaho, niba uzasarura utazasarura ntubizi, uri mu murimo w'Imana. Oyaye suko bikorwa. Umwuka w'Imana azabigisha byose, ni mu mwakira mukamwemera nk'umwigisha mukuru, nk'umufasha, nk'umugore wanyu, murarana mukanirirana. Ibi byose n'ibindi ntavuze azabibahera ubuntu. Zari impuguro n'impanuro narindimo byo gusoza amasengesho. Turi mu minsi ya nyuma yo kuyasoza. Ubwo nagira ngo mu bikorwa bya Mwuka Wera byatambutse n'ibikurimo n'ibindi bigiye kubandanya, uzamenye uko witwara nuko wirinda. Hama nitugera mu ijuru tuzashimira umukama. Ndagushimiye Mwami Yesu, watangiranye natwe, usozanyije natwe, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Nukuvuga ngo turi gusoza amasengesho y'iminsi 90 irenga ukwezi, hari aho kugira 31. Uzasoreza aho uri, ariko by'umwihariko natwe hano tuzabasoreza, dushyireho amateraniro yo gusoza n'inyigisho zo gusoza. Ntuzajye wenyine, uzarebe n'umuntu ugurira ikiro cy'umuceri cyangwa umufuka w'umuceri. Kandi ku kwezi ntigusoze nta murimo mwiza ukoze. Gusenga kutagira imirimo ni nk'umugore wambaye ubusa cyangwa umugabo wambaye ubusa. Na jewe Mwuka Imana nakuyobora kudushyigikira uko twasoza, ukumva hari intererano waduha cyangwa wadufasha, amarembo arakinguye, nimero urayibona rwose tuyishyiraho. Ariko nabwo ibyo bintu mbivuze uyu munsi, n'ejo no kuwa mbere. Maridi oya sintanga nimero, unyene yajya aca muri Kristo uzambona. Kandi nanone undondera numbaza, nyura muri Kristo, kuko jewe nicaye hano muri serivisi za Kristo. Simpamya rero ko u Rwanda rutakwakiriye uri umunyamahanga cyangwa uri n'umwene gihugu. Ntabwo bishoboka ko ikimenyetso fite, kashe fite, kugusinyira ikaramu nkoresha, intebe nicayeho yo kugira ngo nkore iki gikorwa, itapi impagazo kugira ngo senge, donc activité mouvement circulation, ndi muri Kristo. Iyo unyuze ku ruhande rero ntutubona, aho wanyura hose ntutubona, kuko ubwo biragusaba nyine kunyura hamwe nigishije tugitangura. Ndagushimiye coup de chapeau, uri umuvandimwe mwiza, bandanya urugendo n'ijuru.